ushimwe mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ibyo ntunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye ndi uwawe, nabura iki singufite, mwami ko umpagije. Nakubwiye ngo nta kure Imana itagukura, kandi nta kure Imana itakugeza. Hariya ubona biriya ujya utekereza, biriya baravuga ngo ni inzozi, ngo dream, ziriya nzozi zawe ubona ufite kuzageraho, plan zawe ubona planning, ariko ukavuga ngo Mana nzabigeraho gute, bizagenda gute? Hariya Imana yahakugeza, kuko hari igihe ujya uvuga ngo kanaka ngo wama kumera nkawe, ntukagire umuntu wifuza kumera nkawe. Ushobora kumubona ari kugenda, ariko yakubwira ibye, inzira yo kunyuramo, uko yabigezeho, ukumva ahubwo ntiwabyishoboza. Ahubwo senga Imana mu nzira zayo, nawe izigucira inzira mu nzira zawe, ikugeze ku cyo wagambiriye, ikugeze ku mugambi mwiza, ikugeze ku iterambere ufite. Wireberera ku bandi ngo icyampa nkamera nka kuriya, ngo kanaka kabayeho neza. Oya, nawe ubayeho neza kuko uhumeka umwuka w'abazima, kuko uriho umeze neza. Njya mbabwira nti nta gutsindwa tugihumeka umwuka w'abazima. Ugihumeka byose birashoboka. Ndabasuhuje bakunzi ba Vuga Imana TV, aho muherereye ku mpande z'isi, agace urimo kose, ikaze kuri Vuga Imana TV. Niba ari ubwa mbere ukore subscribe, kandi niba atari ubwa mbere ugushimira ko ukomeza kubana natwe. Amahoro y'Imana, imigisha iva ku Mana, Imana ize ikugirire neza. Kuri uyu munsi wa none dufite ijambo tugiye kuganiraho ririho umutima, rivuga ngo nta kure Imana itagukura, nta kure Imana itakugeza. Ubane nanjye urushaho gusobanukirwa, mbese iyo bavuze ngo nta kure Imana itagukura, nta kure Imana itakugeza, bivuze iki? Hari ahantu kure ubona uri wizengurika uri wenyine, ibibazo ari byinshi, ubona mbese isi ari we hihanze amaso, isi ari wowe wireba, ubona mu isi wibona ko uri wenyine, kubera ibibazo, kubera ibigeragezo, kubera ibyo uhura nabyo umunsi ku munsi bikomerera ubuzima bwawe. Ariko aho ngaho ubona hari kure, Imana yahagukura ikakugeza hahandi ubona umuntu wese ukubonye akwifuza. Burya bajya bavuga ngo nta mukire ubura inshuti. Ni ukubera iki? Ni uko bavuga ngo afite amafaranga ayobeye isi, ariko niba tuzi Imana, dukorera Imana, Imana izatubashisha kugira ngo no kubaho neza mu isi tubigereho. Ubwo rero icyo tubura, uraza kucyumva icyo tubura, kugira ngo turusheho kurwanirirwa n'Imana, kandi Imana izidukure hariya kure tubona hari ibibazo, hari ibigeragezo, hari ibindi byihebesheje, bituma umutima wacu uvuga ngo mbese Mana uri kutari kuza ngo dukure aha hantu turi. Imana aho ngaho uri rero izahagukura, ikugeze ku yindi ntambwe kure cyane, uvuga ati koko Imana nta hantu itajya ikura umuntu. Hari ijambo rivuga ngo Imana niyo ijya ikura abantu mu mukungugu, ikabicazanya n'ibikomangoma. Ariko ndagira ngo ubane nanjye turusheho kubiganira, kugira ngo twumve icyo Imana irimo iratubwira mu ijambo ryayo. Bibiliya irimo amagambo y'ubwenge, kandi ibyanditswe muri Bibiliya byabaye ku bakera batubanjirije, ariko nibyo turi kunyuramo uyu munsi wa none. Imana ijya itubashisha kugira ngo twumve icyo Imana ibivugana natwe, kandi biri kurushaho kutubwira kugira ngo tumenye ko twitwara muri iki gihe turimo. Maze ndirimba agakorasi, urankunda kuririmba. Hari igihe kizagera kurica nanjye nkakora n'indirimbo nkajya nshyiraho, kuko mba numva muri njyewe, nubwo ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana, mba numva n'igihe kizagera nkaba umuhanzi, nkajya ndirimbira Imana Data wa twese ishobora byose. Ushimwe mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe mwami wanjye,
wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ibyo ntunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye ndi uwawe, nabura iki singufite, mwami ko umpagije. Nabura iki singufite, mwami ko ari wowe umpagije. Ushimwe mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukampa ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Haleluya. Ngo ushimwe Mana kuko ari wowe ngo utumenyera ubuzima, ukaduha ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Umuntu avuka mu nda y'ababyeyi, umuntu avuka mu nda ya mama we yambaye ubusa akarira, bajya bavuga ngo iyo umuntu aheze nyine aba ari kuvuga ngo isi biri kumva ngo kaze mu isi y'imibabaro. Turi mu isi y'imibabaro y'ibigeragezo, ibintu byinshi bigoranye, ariko dufite Imana idukiza muri byose, dutabara muri byose, ibana natwe muri byose. Ibaza ahantu wavuye nyine uri umwana, aho ugeze ubu ngubu Imana yarakurinze. Ni ukubera urukundo rwiza rw'Imana, ni ukubera ko Imana ibana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tujye tugaruka dushime Imana, twibutse aho yadukuye ikadukuza. Ni ubuntu bw'Imana rero. Hari abantu bapfa bakivuka, hari abantu bapfa ari batoya, ariko yo kubona uri mukuru, wibuke hari ahantu kure henshi Imana yagutambukije yakunyujije. Ibyo ni ibyo gushimira Imana. Ibyo rero ni ubuntu bw'Imana, ngo Imana ijya iduha ku byayo kubw'ubuntu bwayo. Waravutse uri umwana nta kintu ufite, ubona nyine ababyeyi bawe bakuyobora bakwigisha buri kimwe cyose, ubona urakuze, ubona ugeze ubwenge, utangira kumenya kuvuga ati nakwambara gute, nakoga gute, nagira amafaranga gute, nagira umuryango gute, nakora akazi gute. Ibyo byose ni ubuntu bw'Imana. Imana niyo itubashisha kugera kuri byose. Imana ni ishimwe kubw'ubuntu bwayo. Ntacyo twabura rero dufite Imana, ntiwumve ko hari icyo uzabura ufite Imana. Ahubwo mbese Imana ufite, uzi ibyo Imana ikunda. Niba uvuga ngo ukunda umuntu ukabuza ibyo yanga, ukabuza ibyo akunda kugira ngo ubikore umunezeze, ni gute Imana yacu ituha byose ku buntu bwayo, nta n'ikiguzi dusabye, tutamenya ibyo Imana ishaka kugira ngo irusheho kutugirira neza, kugira ngo irusheho kubana natwe, duteze intambwe mu buzima bwacu umunsi ku munsi, uko bwije n'uko bukeye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasoma igitabo cya Daniyeli. Umuhanuzi Daniyeli, turasoma ibice bibiri bitandukanye. Tugiye kuvuga ku nkuru ya Saduraka, Meshaki na Abedenego, tuvuye n'inkuru ya Daniyeli mu rwobo rw'intare. Nakubwiye ngo nta kure Imana itagukura, kandi nta kure Imana itakugeza. Hariya ubona biriya ujya utekereza, biriya baravuga ngo ni inzozi, ngo dream, ziriya nzozi zawe ubona ufite kuzageraho, plan zawe ubona planning, ariko ukavuga ngo Imana nzabigeraho gute, bizagenda gute. Hariya Imana yahakugeza, kuko hari igihe ujya uvuga ngo kanaka ngo wama kumera nkawe, ntukagire umuntu wifuza kumera nkawe. Ushobora kumubona ari kugenda, ariko yakubwira ibye, inzira yo kunyuramo, uko yabigezeho, ukumva ahubwo ntiwabyishoboza. Ahubwo senga Imana mu nzira zayo, nawe izigucira inzira mu nzira zawe, ikugeze ku cyo wagambiriye, ikugeze ku mugambi mwiza, ikugeze ku iterambere ufite. Wireberera ku bandi ngo icyampa nkamera nka kuriya, ngo kanaka babayeho neza. Oya, nawe ubayeho neza kuko uhumeka umwuka w'abazima, kuko uriho umeze neza. Njya mbabwira nti nta gutsindwa tugihumeka umwuka w'abazima. Ujye uhumeka, byose birashoboka. Imana yagushoboza, Imana yakubashisha gutera intambwe. Haleluya, Imana yacu ni ishimwe. Reka dusome, turahera muri Daniyeli igice cya 3 umurongo waho. Turahera Daniyeli igice cya 3 umurongo waho wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Daniyeli igice cya 3 umurongo waho wa 16 niho tugiye guhera. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo Saduraka, Meshake na Abedenego basubiza umwami bati
Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye yuko tutari bukomere ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Aha ngaha umutwe w'amagambo bavuga ngo Saduraka, Meshaki na Abedenego banga kuramya igishushanyo. Ni ukuvuga ngo Saduraka, Meshaki na Abedenego bari bafite Imana bamenye, Imana ihoraho ishobora byose, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ariko umwami Nebukadinezari aravuga ati mwebwe iyo Mana yanyu ntabwo tuyishaka, dore Imana dufite n'iyi ngiyi, iki gishushanyo cya zahabu, niyo mugomba gusenga mugakurikiza itegeko ry'abandi bantu bose. Mwebwe nimushaka kwitandukanya n'iri tegeko ririho ry'umwami, tubafitiye igihano cyo kubashyira mu itanura ry'umuriro. Twamenye Imana, dukorera Imana tuzi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ijya ibasha kuturinda imitego y'abapfumu n'abakonikoni n'abagambane n'abanyeshari. Imana ikiza, ariko hari igihe uba ukora akazi, hari igihe haba ari abantu baye bakagushyiraho iterabwoba ati nutareka ibyo urimo ngo wambare gutya tugutegetse, ukore ibi tugutegetse, ngo turagugenza gutya. Ariko iyaba twamenya guhamya Imana neza, tukagira kwizera Imana neza ko Imana iri muri twe, ikorera muri twe, igendana natwe, ivugira muri twe, ibana natwe umunsi ku munsi, isaha ku yindi, umusegonda ku musegonda, ari Imana itadutererana mu byago. Ahantu duhagaze ubu ngubu ubona ari kure, uri kure, hari ubutabazi butari kuza, Imana yaza igahita igutabara. Saduraka, Meshaki na Abedenego baravuze ngo Mana, naho utahita udukiza cyangwa ntudukize, ariko ntabwo turi gusenga ibishushanyo by'umwami Nebukadinezari. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe nuhamya Imana, ntuvuge ngo uzahamya Imana mu byiza gusa, ugahamya Imana no mu makuba, n'ahandi ubona ubuzima bwawe buri mu kaga, Imana izihesha icyubahiro. Kandi nyuma y'ibyo, abo ngabo bose bashaka kugerageza kugusha mu mutego nibo bazawugwamo. Ntugasengere umuntu ukugirira nabi, ntugasengere umuntu ukugerageza, ntugasengere umuntu ukugeza mu bibazo, ntugasengere umuntu utuma ugera kure ngo napfe, ahubwo uzamubwire ngo baho kugira ngo urebe gukura kw'Imana, baho kugira ngo ubone ko Imana igira neza, baho kugira ngo ubone ko ibyo wibwira imbaraga z'Imana zirenze imbaraga z'abana b'abantu, kandi imitekerereze y'Imana iri kure cyane y'abana b'abantu. Nshuti mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo turusheho guhamya Imana ibihe byose. Wihamya Imana kubera yuko wumva umaze kudamarara, hamya Imana no mu gihe cy'ibibazo bikomeye. Imana izaza ibigutabariremo, Imana izaza ikurengere. Reka dukomeze mwumve uko inkuru y'abagabo yaje kurangira, aribyo nza gukomeza nkubwireho gatoya, no nabonye ko Imana iyo uyihamije mu bikomeye izi ikakugirira neza. Turasimbuka dusome ku murongo wa 24. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati niko Nyagasani. Arababwira ati dore ndareba abantu 4 babohanywe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'uyu mwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati yemwe ba Saduraka na Meshaki na Abedenego, mwabagaragu b'Imana mwe isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka, Meshaki na Abedenego baherako bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana bareba abo bagabo
basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wabo wo ku mutwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe no ngo wakumva umuriro ubanukaho, nababwiye ngo Saduraka, Meshaki na Abedenego bajugunywe mu itanura ry'umuriro, maze umwami n'ibisonga by'umwami baragenda bitegera amaso ngo reka turebe ukuntu abakozi b'Imana ngo banze gusenga Imana yacu, bavuga ngo ni igishushanyo bagiye gutokombera, bigiye ku ruhande aho kugira ngo babone Saduraka, Meshaki na Abedenego bari kugurumana, ahubwo babona bari kayanga n'ubwiza bw'Imana, Imana yabasanze mu muriro bagiramo ibihe byiza barahimbaza. Ndagira ngo nkubwire ngo rero nshuti mwene data, nawe aho kurubona uri, hamya Imana, vuga Imana, ari abantu batumye ugera kure utakagombye kuba uri, baguhanze amaso ngo reka turebe uko azabyifata, reka turebe uko azaba, haba ari isi ishaka kugira ngo ikugerageze, ko turi mu isi duhanze amaso, isi tugerageza. Ndagira ngo nkubwire ngo nuhamya Imana, Imana izazibane nawe mw'ibyo bigeragezo, mw'ayo maganya, mw'ako gahinda, mw'ibyo biruhisha umutima wawe, mw'ibyo byose byakujyanye kure, Imana izaza ikuvane aho kure, igira indi ntambwe iguteza y'ubuzima bwiza, y'ibisubizo yo guhamya Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo kandi babandi baraguhanze amaso ngo reka turebe uko bimera, ngo reka turebe uko abyitwaramo, ngo reka turebe uko yifata, ngo reka turebe, ngo aravanga asenga Imana, ahubwo bazatangara bifuze ko waba inshuti yawe, bifuza kukuvugisha, bifuza kukuganiriza. Saduraka, Meshaki na Abedenego bumvise bafite amatsiko, bari bamaze kubona ko bajugunye abantu batatu bakabona bari bane, bamaze kumenya ko hari Imana, ya Mana yabo bavuga basanze ikabasura ikabarinda, baravuga ati musohoke muva tubarebe, babona imyenda nta kibaye, babona umusatsi ntiwabutse, babona ahantu hose bameze neza, barakanga n'ubwiza bw'Imana, bumva bafite amatsiko. Nawe rero aho hantu uri, gira igihe cyo kurwana n'ibikugerageza, kandi urushaho guhamya Imana muri ibyo bikugerageza. Wireka ngo ube umupagani, utukane, usayishe mu byaha, ngo uri mu bigeragezo, ngo nta kundi wabigenza, ngo ugeragezwa buri munsi, ngo uburwayi, ngo ibigeragezo ni byinshi, ubuzima bwawe ngo ubona nta kundi, ngo wamaze ngo kwiheba. Ahubwo umva ko Imana iri kunyuza muri urwo rugamba kugira ngo abantu baze bagusanga, ngo bagufashe gushima, bavuga ati burya hari Imana iri kumwe nawe, hari Imana ikorana nawe. Saduraka, Meshaki na Abedenego barushijeho kuvuga ngo turatangaye, Imana yanyu ni Imana itabara, ni Imana ikiza, ni Imana irinda, kuko yabarindiye mu itanura ry'umuriro. Hari umuririmbyi ugiye uvuga ngo kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyera imbuto ibitangaza, kigasoromwaho n'uwihanganye, kigafumbirwa n'ibigeragezo. Saduraka, Meshaki na Abedenego bari mu itanura ry'umuriro, ko bari bizeye Imana yabo, ibana nabo muri uwo muriro, irabarinda ntibagire icyo baba, basohoka ari bazima. Ariko kwizera n'igiti cy'umwimerere, cyera imbuto ibitangaza, kigasoromwaho n'uwihanganye, kigafumbirwa n'ibigeragezo. Urumva ngo kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyera imbuto z'ibitangaza, ngo kigafumbirwa n'ibigeragezo. Hari ibigeragezo, ibyo rero ibyo bigeragezo ubona biza, haba ari ibyo utamenya aho biturutse, hari n'ibituruka aho utuye, mu kazi, n'ibindi byose biterwa n'iyi si turimo, na Satani utugerageza umunsi ku munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bikongerere kwizera, bikongerere guhamya Imana, bizakuremera amashimwe, bizakuremera kugira indi ntambwe Imana ikugezaho,
kugira ngo igire kuri ishaka kukugeza. Iyo Imana ishaka kugira aho ikugeza irabanza ikakwigisha kugira ngo ube umusirikare w'Imana uzi guhamya Imana, ufite ibihamya, uhamya Imana ufite n'ibihamya avuga ati murebe kugira neza kw'Imana. Umunsi umwe ndibuka hashize igihe nkoze ubukwe, abantu baravuze ati mwebwe ni gute mwabana, ntabwo tubyumva. Intambara yari nyinshi mu gukora ubukwe, abantu babihagazemo ngo ntimugomba gukora ubukwe, ariko Imana kuko yari yavuganye natwe ubukwe burataha. Na nyuma y'ubukwe rero bavuga ati tugiye gukomeza turwane, urugo rwanyu turusenye, tubateze uburwayi, tubateze impagarara mu rugo rwanyu. Umunsi umwe ndasohoka nari ngiye guhaha ku mashopu, narasohotse ndatsikira, nta n'ikintu nsitayeho, nta n'icyobo kinteze, ndatsikira. Mu gutsikira kugira ngo mpaguruke biranga, nibwo nari ngitambuka umuryango ntaragera kure, mpamagara umugabo wanjye navuga ati ntabara, ndavunitse. Araza aramfata, aragenda ndagenda ndaryama. Uko nagatsikiye nkifata narirambuye biranga biragorana, ariko Imana yaranyiyeretse. Imana nyumiza kumbwira, ariko nari nabanje kubona ngo Imana indinda kumugara, njye sinamenya ibyo ari byo. Ndavuga ati buriya wenda ni agisida, wenda buriya ni uburwayi, ariko ni imitego y'abagizi ba nabi bari banize kugira ngo nzayitambuke mpinamirane. Ariko ndagira ngo nkubwire Imana ntiyabyemeye kugira ngo iyi saha mbe mpamya Imana, mvuga kugira neza kwayo. Imana yaraje irandwanirira, hari ahantu abantu bashaka kugira ngo njye, Imana yarahandinze kugira ngo nzavuge gukora kw'Imana. Imana yandinze guhinamara ndayishima. Imana yandinze kugira ngo umunsi wa mbe ndi ikimuga kigendera mu kagare, yari mfiteho umugambi mwiza. Ndagira ngo nkubwire ngo rero abo bantu bajya bambona bamwe muri bo bakanamvugisha, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi Imana yakurwaniriye, abakurwanyaga, abakwifurizaga ibibi, baraza bakagufasha gushima, baraza bakavuga ko Imana iri muri wewe irenze imbaraga mbi, irenze imigambi mibi y'abana b'abantu. Nshuti mwene data, urushaho kwikomeza ku Mana. Muri iyi si ya Satani n'abagizi ba nabi, Imana izaguhagararaho. Hari abantu bagiye bavuga ngo abarozi babaroze ngo barapfa, burya ntabwo ari cyo. Imana haba ari ikindi Imana yabikoreye, haba ari ikindi Imana yabikoreye kugira ngo uriya muntu abe icyo ishaka kwigisha. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta wakuroga igihe kitageze ngo uburozi bugire icyo bugutwara. Nta wagira ikintu na kimwe ahungabanya ku mubiri wawe, ku bugingo bwawe, atari Imana yabyemeye, kuko nta kure Imana itagukura kandi nta itakugeza. Imana yarandwaniriye inkura muri icyo kigeragezo cyo kugira ngo abarozi bazaga kuroga mu marembo y'iwanjye bashaka kugira ngo mpinamirane. Imana ibakoze isoni, baramwara, ahubwo baravuga ati mufite Imana mu rugo rwanyu, murasenga. Hari Imana. Iyo usenga Imana yawe ijya ikurwanirira. Ba bandi bifuza ngo kuvuga ngo reka tubone uko ubuzima bugiye kuguhangayikisha, ahubwo akaba ariwe basigara bahangayitse ku bwawe. Uriya muntu ni uwo kwirindwa, afite Imana. Ese nshuti mwene data, aho ugeze, aho uhagaze, aho uri, ufite abantu baguhamiriza ko Imana iri kumwe nawe. Ufite abantu barashobora kuvuga ati icyampa nkarushaho gusenga, icyampa nkarushaho kumenya guhagarara kugira ngo mbashe kumva kugira neza kw'Imana. Imana iturwanire, Imana itugire neza, itwambike imbaraga, iduhe kumenya uko twitwara mu bigeragezo duhura nabyo, mu ntambara z'umubiri n'umwuka, mu ntambara zo mu kazi, mu ntambara z'inshuti duhura nazo atari inshuti zo kwizerwa, mu ntambara duhura nazo aho dutuye, tukamenya uko tugomba kwitwara kugira ngo Imana iturwanirire. Imana yiheshe icyubahiro. Ntabwo ari intambara gusa zo mu iyi si, burya no mu miryango hagiye habamo intambara, ukavukana n'abavandimwe, cyangwa ukagira ababyeyi, cyangwa ukagira no mu muryango ugasanga ni ibibazo. Ariko ndagira ngo wowe niba waramenye Imana, intambara zo mu miryango ntizirangira, ariko Imana izaziguhagarareho, ijye ikwereka uko ugomba kwitwara kugira ngo ibi byose Imana irusheho kurwanira ikugire neza, igire indi ntambwe nziza ikugezaho, uzashima Imana ufite n'ibihamya. Haleluya, Imana yacu ni nziza. Reka dusome ijambo tugiye gusorezaho. Ni ijambo turasoma, turarisanga ahangaha muri Daniyeli igice cya 6, turasoma kuva ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 24, havuga ukuntu Imana yabanye na Daniyeli mu rwobo rw'intare. Ese Imana yabanye na Daniyeli mu rwobo rw'intare, ikabumba ziriya ntare iminwa,
aho bari bakuyeho urutare bakegekaho n'urutenge atabasha kugira, nta butabazi na bumwe ufite. Weho n'iki kuri uyu munsi wa none kiguhangayikishije ubona aho Imana itaza kugutabara? Uraburara kabiri ngo muntabare, ngo ukavuza induru ugasaba. Abantu ubwira ni abana b'abantu nabo bafite ibindi bibagerageza, ahubwo kwizera kwawe guhagaze ku ruhe rugero imbere y'Imana, bituma ubwira Imana ikumva, bituma ubwira Imana ikarushaho kuguhagararaho ikakwimana, ahubwo ikarushaho kugira ngo iguteze intambwe. Haleluya! Umwami wacu Yesu aturwanirire. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko umwami arategeka bajyana kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwo rwobo. Umwami ahomaho ku munwa w'urwo rwobo. Ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare kare mu museso, agenda yihuta ajya ku rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwa rwobo rw'intare Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli, mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli arasubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi namwe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri rwa rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagura amagufwa yabo, batararushywa bagera muri rwa rwobo hasi. Mwakire ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo Daniyeli bari bashaka gutoranya abami batatu, ariko muri bose umwami arashaka kugira ngo basimbure. Yumva ashijeho gukunda Daniyeli, yumva ashaka no kuba yamugaburira igihugu cyose, ariko ntibyari gukunda. Abantu bumva barafushye, bashyiraho itegeko ryo kuvuga ngo baramye Imana. Daniyeli aravuga ati, nge nzaramya Imana ihoraho. Ubwo bavugaga ko bagomba kugenzura umuntu utazubahiriza itegeko, Daniyeli yaragiye arifungira, anafungura amadirishya asenga Imana ishobora byose, Imana ivuga igakora. Bamubonye bamutangaho ikirego, bajya kurega ibwami. Umwami biramubabaza, yumva nawe nyine kuko ukuntu yakundaga Daniyeli, yumva ntabwo ashaka kumujugunya mu rwobo rw'intare, ariko abwira Daniyeli ati, Imana yawe ukorera iragukiza. Bamushyira mu rwobo rw'intare. Daniyeli nta cyaha yari afite, kandi yizeraga Imana by'ukuri, ahamya Imana nta gushidikanya afite muri we. Imana yohereje marayika afunga iminwa y'intare. Marayika w'Imana aragenda aganiriza intare, marayika w'Imana aragenda amara ubwoba Daniyeli mu rwobo rw'intare, asohokamo ari muzima. Umwami nawe byaramuhangayikishije, yiriza ubusa, mva nta bintu na bimwe ashaka. Hari abantu bajya babura amahoro ku bwawe bakagusengera, hari abantu Imana ijya itegeka ikabakoresha ikababuza amahoro ku bwawe.
wewe icyo usabwa ni ugukorera Imana, icyo usabwa ni ukwizera Imana, icyo usabwa ni uguhamya Imana aho uri hose muri byose. Muri by'isi turi mu ntambara, mu by'isi turifite byinshi bitunanije bituruhije, ariko urushaho guhamya Imana. Ujye wirebaho nk'umwana w'umuntu, ariko urushaho guhanga amaso Imana, kuko ubuzima ufite uyu munsi, kuko uko ubayeho uyu munsi, aho uhagaze uyu munsi, ni imbaraga z'Imana, ni ukubera Imana, ntabwo ari ukubera imbaraga z'uwo mwana w'umuntu. Kubera ko n'abantu bafite amamodoka, bafite abarinzi, bafite amatungo, mbese bafite iterambere rihambaye, Imana itabahagazeho, ibintu byo birangira mu munota umwe. Kugira ngo mwabonye ukuntu hariya muri California hahiye, hagavuga ngo hasigaye inzu y'umuntu umwe wasengaga Imana. Abantu bajya bavuga ngo Imana ngo nta mwanya tuyifitiye, ariko Imana yaje kugira ngo ikwigishe, uyibonera umwanya mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Nshuti mwene data rero, wabonera Imana igihe gihagije kugira ngo irusheho kukurwanirira, kugira ngo igukure aho ngaho kure cyane. Ubona hari ikigeragezo, ubona hari buri munsi ni kwa nde habaye ibibazo, ni kwa kanaka, buri munsi ninde wahuye n'abamuhemukira, ni wowe. Hamagara Imana, hamagara Imana irakwitaba, ikoherereza abamarayika, ikoherereza ubutabazi, kugira ngo ba bandi babateze iya mbere, ba bandi bafashe iya mbere kukugerageza, kukushinyagurira, kukugambanira, Imana izaza, ntizaceceka imbere yabo, izabereka ko ari Imana idakora nk'abana b'abantu. Abumvishe ijambo ry'Imana, Imana ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze idushoboze muri uru rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Turi mu isi, dukeneye kubaho ibinezeza umubiri, ibinezeza uyu mubiri twambaye, ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ndagira ngo Imana yo mu ijuru ijye ibasha kuturengera, twebwe abo twumva twamenye Imana, tuyihamye ibihe byose, ntitwumve ko hari igihe tugomba guhamya Imana n'igihe hari igihe tutagomba kuvuga Imana, ibihe byose. Hari indirimbo ivuga ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara, ngo binyigize aho Yesu ari, ngo mu bihe byiza byo gusenga. Imana ujye wumva, ntugatekereze cyane ko ari aho hantu uri kure mu bibazo, mu bigeragezo. Satani ntakaze ngo aguheze mu bintu ubona nyine bitari kugenda uko ubishaka, ahubwo ujye wibuka n'Imana ibyo yagukoreye, ujye wibuka n'ibindi Imana yagusezeranyije, uhere kuri ibyo ushikame wizeye, bizakubashisha kugira ngo Imana ize irushaho kukugirira neza. Abumvise ijambo ry'Imana, Imana ikomeze kubana namwe, amen.